mu marira n'agahinda Vestina yabyariye muri Canada nibyo koko uruhande rumwe birashimisha urundi birababaje. Vestina watangaje kudevorosa cyangwa gutandukana n'umugabo we. Vestina na Dorcas impano Imana yabahaye itarabagiriye umumaro mu bwabo personnel, ntigirira umumaro ababyeyi bababyaye, nyina agatwita amezi 9, Isaka murihira segonderi. Vestina udakuyemo amashuri mu mpano ye, Vestina udakuye mu rugo muri iyi mpano ye, Vestina ndetse n'impano ye utangaje kubivamo akabihagarika. Ngira ngo Vestina iyi nkuru ndayivuga yenda mu marira n'agahinda, ariko bahuye n'umupagani witwa Irene. Ngira ngo ni nawe wabaye manager aba n'umubyeyi muri ibyo byose, ariko ubuzima bw'aba bana butakaye ahantu habi kumvo z'uko wiyita manager navuga wabigizemo uruhare. Ntushaka kumbwira Pascal aba bana nta nzu ibanditseho, usibye n'inzu nta na moto, usibye na moto nta n'igare, nta na starilete imodoka iciriritse mu Rwanda, nta kugeza ubwo Vestina ageze muri Canada no kugaruka arabyihorera ajya kuba ku mubanyi cyangwa ku mugenzi w'inshuti. Ngira ngo rero nibyo tugiye kuganiraho, ariko tubahaye ikaze mu nkuru ibabaje iteye n'agahinda ya Dorcas na Vestina, mwamenyereye nk'abahanzi bakomeye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Turabasuhuje mwebwe mudahwema kudukurikira hano ku Mbabazi TV gatatu. Reka tubahe ikaze, reka duhe ikaze kandi na Bwana Martin. Merci beaucoup, turagushimira kuduha ikaze kuri mikoro Mbabazi TV gatatu. Yego rero hari inkuru mbonye mu kanya, ngira ngo nayibonye ahantu harenze hamwe, intera ubwoba, numva ngize impungenge. Vestina wo mu itsinda Vestina na Dorcas wamenye ibyamubayeho? Ngira ngo nanjye nicyo kintu ahanini nabimenye, ndetse n'abantu bambwiye ngo tuze kugerageza tubaho umucyo wabyo. Icya mbere hari amafoto yagaragaye Vestina ari kwa muganga abyara. Yego. Ikindi Vestina bivugwa ko ashigaje kurega Idris Deby bakadevorosa ngo bagatandukana. Idrissa Ouedraogo ni izina rikomeye ryo muri Burkina Faso. Yego. Hakaza ikindi cy'uko nyuma y'uko uyu Vestina impano ye nta kimumariye na murumuna we, nta n'ikimariye se na nyina, nta kimumariye ita, nta n'ikimariye umuryango we, nta n'ikimariye itorero ishengero ADEPR, ndetse ikaba nta n'urugo ruvuyemo, ndetse umuntu wabyungukiyemo muri iyi mpano ya Vestina njye navuga ko ari Irene. Impamvu wowe umbajije ngo nta kimumariye, icya mbere nta channel Vestina agira cyangwa urubuga rwa YouTube rwe, ibyo nibyo. Kabiri nta modoka agira, gatatu nta nzu agira, yego. Kane nta niyo yubakiye nyine, yego. Gatanu n'urugo rwe rurasenyutse, gatandatu nta n'amashuri akuye, yego. Iriya segonderi ni nyina wayirishye na se. Vestina kuva imyaka amaze nk'umusitari, nk'umuntu wa performance, impano ye nta kintu imumariye n'iki na kimwe. Kandi mu busanzwe iyi mpano ye niyavuye ku Mana. Yego. Ni indirimbo nziza zo kuramya no guhimbaza zituruka ku Mana, twese twumva ibikoba bigakuka, zikaba ari indirimbo zumva mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Kabiri ni ibintu bitanabaho kenshi. Yego. Vestina bafite isura nziza. Vestina twarerewe mu itorero rimwe ryamuhaye discipline we na Dorcas. Vestina ni abantu twavuga badafite imico mibi. N'uru rugo yabaye nk'umuntu wahawe pasi, nta gahunda we yari afite yo gushaka umugabo. N'ubukwe buba mu ibanga, abakristo twarabunyegejwe, ngira ngo sinigeze mbutaha, turabuhishwe mu buryo bwo kubudutumiramo bweruye. Yego. Vestina yashatse umugabo w'umusilamu. Vestina yashatse umugabo utaramujyanye kwa se, ashaka umugabo utaramweretse nyina, bikanavuga ko atigeze amukunda. Vestina ashaka umugabo utaramweretse umuryango we,
Draogo wo muri Burkina Faso, uyu mugabo Vestina ntiyigeze atwara Vestina muri Burkina Faso kuva urugo rutangiye kugeza hano rugiye gusenyukira. Vestina ntazi wabo n'umugabo. Vestina ntabwo aba mu nzu ye barakodesha i Kigali. Vestina ntiyaguriwe imodoka. Vestina aba mu mubabaro n'agahinda kamuteye no gusenya. Buno rero bikavuga ko yahukanye ageze muri Canada ntiyagaruka, buno aracumbitse ku mugenzi, ku mubano. Bikavuga ko rero ubuzima bwa Vestina ntiyongeye kwandikira kuri WhatsApp umugabo we, ntiyongeye kugira communication n'umugabo we. Yigeze aza rimwe ararotora cyangwa se n'uvuga ku mbuga ngurukanabumenyi kuri social media, agaragaza ko gushakwa ari bibi no gushaka ari bibi, ariko ahita agaruka ari defana ngo siwe wabyanditse. Ni nabyo byari bikoze kuri bamwe, ni nabyo byari bikoze kuri bamwe. Ngira ngo urabyiye, iyo ni inkuru itazibagirana, ni inkuru itazibagirana. Uyu Vestina rero nubwo bavuga ngo afite umubyeyi, ariko nta mubyeyi afite mu by'uru rugendo. Nubwo bavuga ngo Emurene ngo ni umubyeyi, ngo ni Tirimurida, ngo ni pare wabo, ni ukuri Emurene ntiyababereye umubyeyi nyawe, umubyeyi w'ukuri. Iyo aza kuba umubyeyi nyawe, ntabwo se na nyina baba bari. Wumve ko buno noneho nta n'ububasha ababyeyi ba Vestina bagifite kuri Vestina na Dorcas. Ntibashobora kubabwira bati bana munyura. Ababyeyi basigaye mu itorero, abana basohoka itorero bishyiramo amenshi, bambara amapantara, byitwa ko bageze muri viziyo. Bageze imbere bagonga umusozi witwa gukiranirwa, isi irabanika, imihanda irabanika. Irene ntacyo bimubwiye wari kwinjiza, kuko niwe muntu wungukiye mu buzima bw'impano za Vestina na Dorcas. Icyo cyo ntawagihakana, kuko Irene afite byose. Acuruza ururimi rwabo, amasengesho basenze, indirimbo baririmbye, aho baraye mu mazi, aho biriwe mu ishyamba, ibikorwa byose, amaturo bagiye batanga, Imana umugisha yabahaye. Irene yarawubotomeye. Kandi Irene sinabura kuvuga ko ari mubi, uretse ko nawe azabihanirwa. Imana icyo umuntu abiba mu isi nicyo yimbura. Aba bana bamugeze mu biganza ari bato, bataze epfo na ruguru, batazi inzoka na sikoropiyo kubitandukanye. Aha bica mu mutwe, abatwara mu murongo muri sisitemu imwe yitwa mu nyungu ziwe perisoneri. Bwana rero Pascal, ni amarira ku Banyarwanda, ni n'amarira ku bantu babonye izi ndirimbo, kuko ikiza gukurikira. Ariko tukiri aho, ko hari abantu benshi bagenda nanone bibuka ibya Vestina na Dorcas, bikabatera agahinda, kugeza ubwo wa mugani wawe utangira uti nta cano bagira. Amaherezo dukomeze tubirebere, cyangwa mu by'ukuri muri uru Rwanda uretse Vestina na Dorcas, wambwira undi muhanzi ukomeye wo mu Rwanda ukora umuziki ugakundwa ku rwego mpuzamahanga udafite cano ye bwite iri mu mazina ye akontorora? Ntawe. None se ubu birangire usibye na Vestina n'aba bantu baririmba indirimbo imwe ebyiri eshatu gusa. Yego, baririmbira ku macano yabo, baririmba bitari ubunyamwuga. Baba Kenisi, aba bande bajya muri studio ziciriritse. Hari n'abandi bajya bakizamuka, abakora ibiganiro bakiri hasi. Vestina na Dorcas baguye mu maboko y'ibisambo, ariko ubugingo bwabo burarinzwe, Imana izabutabara. Ariko amaboko yabo harimo inyatsi kuri izindi nyatsi, harimo umuzimu ukuriye undi muzimu, ku buryo n'imibiri yabo nibareba nabi nayo izabigenderamo, badafite naho bari bwivuriza cyangwa nuko bakivuza. Kuko Vestina, Dorcas ubuzima bwabo buri mu mazi abira. Noneho munibuke, ngira ngo ibi bintu iyo mbyibutse ndanababara, mwibuke ko mama wa Vestina yaje kuburana cano y'abana be. Ibyakurikiyeho hakoreshejwe imbaraga zindi, birangirira aho nyine, birangira ntawe umubwiye ngo komerezaho. Ariko mu by'ukuri kiriya ni ikibazo. Uyu munsi Lucky Dube abana be, reba igihe yapfiriye, abana be uyu munsi bararya amafaranga ye y'ibihangano bye.
reba uyu munsi ba Bob Marley ba Michael Jackson bapfuye za YouTube zitaranazaho na n'uyu munsi baracyarya no mu Rwanda umusaruro basebana orchestre impara baracyarya amafaranga avuye mu bihangano by'abakurambere babo aka kanya Vestina na Dorcas mu by'ukuri ubu twavuga ko bari mu yihe nzira ibi bintu dukomeze tubiceceke birangire ngo nta uvuga ibyo byose twasaba inkunga y'abafana be bakamusengera. Yego. Icya kabiri twasaba Irene agaca inkoni zamba akibuka ko ako ke bari kugeramo hajyabiwe nabo bashaka kuzakagererwamo cyangwa nawe nyir'ubwite. Yego. Ikindi hano twavuga ni uko Vestina ntabwo ari umugabo we wamubujije kuririmba, si n'umugabo umuhombeje. Umugabo we yashatse kwimenyekanira no kuba umusitari, yinjira ubuzima bwa Irene atanga pase, Vestina ashyika mu maboko y'umugabo atazi umurusha imyaka myinshi, mu gihugu atazi, mu idini atazi, donc ibintu biri kure, biri kontreta, bidafite n'aho bihuriye. Rero ibi bintu twavuga abumva bumve n'abari kubyiruka bumve, umuntu arakwiye nawe ubwe no gushungura. Nibyo koko bamwe bavuga bati impamvu Vestina atanarekura Irene hari amabanga menshi bafitanye mabi kandi atari meza. Impamvu Dorcas atarekura Irene hari amabanga mabi menshi kandi nanjye hano ntashobora guhita ndotora ngo mvuge. Ariko ikigaragara cyo Vestina yabuze uko atandukana na Irene, Dorcas abura uko atandukana na Irene, biba noneho too much kugeza ubwo abategeka ibyo ashaka, abacisha aho ashaka, agira n'uburenganzira buruta ubwo ababyeyi bafite ku bana. Sahizi rero iyo Vestina yigenga atari imbohe ya Irene, Dorcas akigenga akaba atari imbohe ya Irene, n'aba bafana ubwabo bari kubakira nyina na se, n'aba bafana ubwabo bari gushyigikira Vestina bakamushingira amangazine mu cyane ko basanzwe babikora ariko bikagarukira mu kirere. Kwa kundi nigeze kumva umuntu n'ababigerageje bigwa mu maboko amafaranga ngarahagama yarahagama. N'ugerageje gufasha Vestina Irene ahita ngo yanyuze kuri ki. N'ugerageje kugira inama Vestina ajya kubibwira Irene, ndetse bamwe bakavuga bati wasanga yaramugiriye mu bamasaye, ariko kwibaza ngo none abamasaye bakurura umutima wa Dorcas bagakurura Vestina bakarusha Imana aba bakobwa basenze, ubona yibibatereranye. Irene rero ni nabo bamuzamuye, rega Irene ntiyarazwe urwego yarazwimo, ni nabo bamugize, ni nabo bamwubatse. Ariko aba bana ubuzima bwabo bwifashe nabi, buhagaze nabi, biri habi, biri mu marira gusa. Turasaba umuntu wese wakumva abifitiye ubushobozi ko yatabara aba bana, cyakagira icyo abivuzeho n'icyo abikozeho. Mu by'ukuri biteye agahinda, nubwo wenda tubivuga bikarangirira hagutya, cyangwa umuntu akaba yabifata minenego yabigira imikino, ariko birababaje kumva abana nka Vestina na Dorcas mu gihe cyabo ntabwo bazakora umuziki, mpamya ko batazawukora mu buzima bwabo bwose. Biragoye rero, bizaba binababaje kumva ibihangano byabo bitari mu mazina yabo, bo biri muri kampani yitwa ya Irene. Birababaje rero, binateye agahinda, nta n'ahantu byabaye. Ngewe mpamya ko umuntu wese ufite umutima abifitiye n'ubushobozi yagira icyo akora kuri iki kintu. Ni ubusabe dutanze, yaba ari umuyobozi, yaba ari uwo ku urwego urwo ari rwo rwose. Biteye agahinda, biranababaje iyo urebye umuntu akora igihangano kikazamutunga ubuzima bwe bwose. Ni ibintu bishoboka cyane. Noneho kuvuga ngo ukoze ibihangano, none se Martin ubaka kanya bibaye ngombwa ko Vestina na Dorcas ni itsinda ritandukana na boss wabo Irene, ukeka ko ziriya ndirimbo bazikura kuri MI Music? Ntabwo bishoboka. Buriya n'amasezerano banasinyanye birimo ko biriya bihangano byageze hariya bitemerewe kuhava na gato, mirire na mirire mpaka burundu. Mbese ubwo urumva atari umwicanyi Irene, ku buryo aka kanya dushobora gusanga Vestina na Dorcas uyu munsi ubarebye basa nk'aho ari bwo batari bakora umuziki na gatoya, kubera ko bagize n'amahirwe bakabona undi muntu bahera kuri zero.
ntabwo Vestine na Dorcas ntabwo aribo bahanzi bafite ababareberera cyangwa abamanajya bonyine. Abahanzi nka 70% bo mu Rwanda baba bafite abamanajya, ndetse si no mu Rwanda gusa, na za Tanzania na za Uganda no ku isi yose. Ariko nta hantu byabaye ko umuntu afata ibihangano bye bwite ngo abishyire muri kampani yindi, kandi bikanagaragara ko nta musaruro bizana, kubera ko wa mugani wawe wabivuze uti nta modoka, nta nzu bubakiye, nta bushobozi namba, n'imyenda ntayo. Pascal, imyenda ariyo Vestine, imyenda yambara genda muzi na nimero ze ndazifite, no kuri WhatsApp turavugana. Naranamutumiye nuko bahise bafunga isengero bazaze kuririmba muri urusengero turimo. Yego. Vestine nta nyungu n'imwe impano ye yamumariye. Nta kintu na kimwe ababyeyi be bungutseho, nta kintu na kimwe famiye ye yungutseho, nta kintu na kimwe n'Imana yungutseho, nta kintu na kimwe yenda Imana yo harimo abafashijwe n'indirimbo zabo. Nta kintu na kimwe navuga ngo impano ya Vestine na Dorcas imariye iki ubuzima bwabo cyangwa famiye yabo cyangwa se n'itorero, kuko itorero barivuyemo. Wa mubyeyi we rero nawe uzabyara. Irene ni umukoroni udasanzwe kandi mubi. Aba bana navuga ngo ushobora gusanga sinzi, ariko Irene yarabahemukiye. Ibaze nawe niba bashobora kumukorera akagura imodoka irenze imwe, akubaka etaje mu mpano zabo, akubaka populate umuryango mugari munini cyane w'abantu bamukurikira bakomotse kuri aba bana, ariko ntanagira imbabazi ngo abagurire n'imyenda y'urwego rwiza. Urabona abahanzi bo mu Rwanda uburyo bambara, cyangwa se abantu bose biyubashye. Haniyumvire no kubagurira starilete ya miliyoni 7, hanabagurire na moto ya Giverisa amafaranga ku ishuri, moto ya miliyoni 2. Hanabagurire n'ikibanza, ntanafata ababyeyi babo ngo babwire ati no mu cyaro reka mbagurire inka y'ifirizoni kama, mwarabyaye abana mbabyaje umusaruro. Ngo se Imana n'igihugu n'abantu bakunda Dorcas Vestine wagira imbabazi aho hantu ni ushobora kubyakira cyangwa akavuga ngo urumva ngo urabona ngo doke nta kintu na kimwe aho wasobanurira. Irene ni umwana mubi. Nerekeza no ku musozo, reka tubwire abantu babasengere, ariko banakoreshe basenga, ariko n'ibikorwa bigaragara umuntu wakumva rwose afite ubushobozi. Kandi aho baherereye hose tubifurije ishya n'ihirwe, bibe yabyaye, amena. Ni byiza cyane nk'uko twabyumvise ngo yabyaye. Nanjye ndagerageza mbikurikirane neza, bibe agiye kudevelosa n'umugabo, ndetse nabona ariyo nzira sava. Nabona kandi nanone yagaruka no mu Rwanda nabwo sava, nta kindi cyaha yahakoze. Ariko sahizi ubuzima bwabo mu busengere, mu buborogere, no kuri shitani ari kutunyaga intama. Nibyo Bwana Pascal, turagushimiye. Reka nanjye mbashimire, tunashimire n'abadukurikiye, tubibutsa ko basabwa rwose gukomeza kugenda bakanda subscribe, like, share na comment. Ibihe byiza kuri mwese.